Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Umuvandimwe arabaza ku bwishingizi bw'umubiri n'impozamarira zihabwa uwagize impanuka cyangwa se ibyago muri ubwo bwishingizi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Icyambere nuko ubwishingizi bushingiye ku bucuruzi Ubuislamu bwabugize ikizira. Ubwishingizi bushingiye ku bucuruzi budashingiye ku bwisungane, ibyo ngibyo Ubuislamu bwabigize ikizira kuko ari igice mu bice bigize urusimbi, aho umuntu akina urusimbi akagerageza amahirwe ye akinjira mu bwishingizi akavuga ati ningira reka mbyita amahirwe, ningira amahirwe nkagira impanuka, cyangwa ningira amahirwe nkarwara, cyangwa ningira amahirwe nkapfa, icyo gihe nzahabwa ibintu runaka. Nuriya nawe akavuga ati ngwino nugira nanjye ningira amahirwe nturware, nanjye ibingibi nzabitwara. Ibyo ngibyo ni urwego mu rwego rw'urusimbi, ibingibi ntago bikuye muri Islam. Iyo atari itegeko ntakuka rigenwa n'igihugu n'urugero, ntago byemeye ko mu Islam abijyamo. Ibyo ari byo byose muri ibyo ngibyo bishingiye ku mahitamo adashingiye ku itegeko ntakuka, kirazira kikaziriza ko umuyisilamu abijyamo, n'umutungo avanyemo uwa ari umutungo atsindiye mu rusimbi, biba bimeze nko gutsindira urusimbi. Wallahu a'lam.